Yesu ashimwe mwese. Uyu munsi rero w'ivu. Uyu munsi w'ivu niwo munsi wa mbere dutangiriraho igisibo cyacu, kandi ufite byinshi byo kutubwira nk'abakristo twiyemeje kugendana urugendo rw'iminsi 40. Ndetse igisibo room ibereyeho gufasha abakristo bose kugira ngo bakurikire neza Imana, kandi by'umwihariko yihatiye gutumira ababishaka bose muri uru rugendo rw'iminsi 40. Ndabizi ko dufite ahandi tujya iminsi iruta n'iyo, ariko karibu muri iki cyumba iminsi 40 dukurikira Imana ngo idukure muri bwa buretwa bwa Farawo n'ibindi byose bitubuza amahoro. Uyu munsi rero nagira ngo ntangire bibutsa ko nk'uko twabibarangiye ubushize dufite iminsi 40 imbere yacu. Uyu munsi ari wo wa mbere. Ni umunsi abandi bamenyereye nk'umunsi w'ivu, umunsi twibuka yuko ibitarimo Imana byose bizashira kandi bikayenga. Igisibo cy'abakristo gitangira uyu munsi, ariko kandi kikaba cyamara ibyumweru byinshi kugeza kuri Pasika. Icyo nicyo twese turimo guhamagarirwa kujyamo. Ikaze rero mwese muri urwo rugendo rw'igisibo, kandi gusiba ni umugenzo wa gikristo n'ubundi kuvana kare, kuko ubukristo nyabwo ni ubukristo buzi kwiyiriza. Ni ubukristo bwima ikibi, ni ubukristo bwima icyo Imana idashaka, maze bugaharanira gutunga no kugira icyo Imana ishaka. Umwe mu bakozi b'Imana wa kera witwa Irene yaravuze ngo icyadukuye muri Edeni ni ukubera kurya ibyo tutemerewe. Ati rero icyatugarura muri Edeni ni ukwiyiriza cyangwa kwiyima ibyo twabujijwe. Numva rero umukristo nyawe akwiye gufatanya n'abandi muri uru rugendo rw'iminsi 40, akicuza ibyatumye arya ibyo yabujijwe. Ubwo ndavuga bya bindi byose Imana yatubujije gukora, hanyuma akitoza kwiyima ibyo Imana yamubujije. Ubwo nabwo ni uburyo bwiza umuntu ashobora gukoramo iki gisibo cy'iminsi 40, agaharanira gusubira muri Edeni atsinze iyo nzara igiturushya yo gushaka kurya buri kintu. Ubusanzwe umuntu aremwe n'ibyifuzo tugira, karemwa n'igituza, karemwa n'umutwe. Umutwe wavuga ko ariyo zingiro ry'imitekerereze, ariko kandi inda ukavuga ko ari izingiro ry'ibyifuzo. Umutima ukaba waba nk'akayunguruzo gahuza ibyo byose, kakamenya ngo ntibiki umuntu akwiye gutekereza cyangwa akwiye kugarukira hehe, kandi akwiye kugarukira hehe mu byifuzo. Kwiyiriza ubusa rero bigira umumaro cyane, kubera ko byubaka umutima wacu, noneho ukiga kuyungurura ibyo wakira n'ibyo wifuza, bityo ntitwibere abadashoboka cyangwa ngo twishobere. Uyu munsi rero wa mbere, umunsi w'ivu, nagira ngo tuganire ku nsanganyamatsiko igira iti ibitarimo Imana byose ni ubusa. Ibitarimo Imana byose ni ubusa. Mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, Yesu mu gice cya 15 aravuga ati ndi umuzabibu w'ukuri, kandi Data ni nyirawo uwuhingira. Umurongo wa 2, ishami ryose ryo muri jye ritera imbuto arikuraho, iryera imbuto ryose aryanganyaho amahage yaryo ngo rirusheho kwera imbuto. Noneho umurongo wa 3 kavuga ati none mumaze kwezwa n'ijambo nababwiye. Mugume muri jye nanjye ngume muri mwe. Nk'uko ishami ritabasha kwera imbuto ubwaryo ritagumye mu muzabibu, niko namwe mutabasha nimutaguma muri jye. Niko namwe mutabibasha nimutaguma muri jye. Ntabwo arekera aho ngaho, ahubwo ku murongo wa 5 asubiramo amagambo asa nk'ayo yaravuze. Ni jye muzabibu namwe muri amashami. Uguma muri jye nanjye nkaguma muri we, uwo ni we wera imbuto nyinshi,
kuko ari ntacyo mubasha gukora mutamfite. Mwibuke ko dutangije iri banga ry'uko ibitarimo Imana byose ari ubusa, kugira ngo dusasire urugendo ruremereye tugiye kugenda. Ubusanzwe muri iyi si abantu benshi bazi ko hari ibyo bakwivomamo bagashobora, bifitemo imbaraga, bifitemo ubushobozi, bafite icyo bakora. Ariko turimo turumva umwami Yesu abwira abigishwa ati, nubwo tumaranye iminsi ingana gutya nkabigisha mukaba mufite ibyo mwamenye, nkabasobanurira mukaba mufite aho mugeze, ariko mutamfite ntacyo mwabasha kugeraho. Utari kumwe n'Imana ntacyo yageraho. Isi rero isanganywe imyumvire yindi, izi ko umuntu ubwe umuretse hari ibintu runaka ashobora kugeraho yifashije byiza. Ariko ijambo ry'Imana ririmo rirasubiramo kabiri kose riti, utamfite ntacyo abasha kugeraho. Uyu munsi rero w'ivu, ubusanzwe mu mateka ni umunsi n'ubundi abantu bibutswa ayo magambo akomeye Kristo yavuze. Ni umunsi bibutswa yuko badafite Kristo ntacyo bari cyo. Ariko uwo munsi uratumarira iki muri rwa rugendo rwacu turimo kuvuga, rwa rugendo rwo kubohoka? Ni umunsi utwibutsa yuko ushaka wese kuzagira urugendo ruhire rwo kubohoka akwiye gutangirana n'Imana, kubera ko udafite Imana ntaho ashobora kugera. Hari imishinga myinshi isi itangira, yaba ya politike, yaba amashuri, yaba imyigire n'imyumvire, ubukorikori bw'uburyo butandukanye. Abantu bakabitangiza, bakajya mbere, bakabikora. Ariko hano turimo turiga yuko ugutangira uko ariko kose kutarimo Imana ntaho bushobora kugera. Kandi nibyo, ibitarimo Imana byose ni ubusa. Nicyo Kristo atangiye atwibutsa mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana. Mwana w'umuntu, utamfite ntacyo ubasha kugeraho. Mwese rero bari hano bashaka ko dutangirana urugendo, nagira ngo mbibutse mbere na mbere yuko tutari kumwe n'Imana naho twagera. Ubu Kristo ntabwo ari ingengabitekerezo z'iyi si zoroheje ku buryo wakwibyaramo imbaraga uko ushoboye kose, ukicugusa cyangwa ugakora icyo ukikuramo ikintu gifatika. Oya, ubu Kristo buzi ko nta mwijima uruta uw'umuntu watekereje yuko ubwe yabasha kugira icyo yimarira abaye atakiriye imbabazi z'Imana. Uyu munsi rero w'ivu, umunsi abakristo bahamagarirwa gushyirwaho ikimenyetso cy'ivu, ni umunsi utwibutsa cyane yuko tudafite Imana ntacyo dushobora kugeraho. Kandi ni umunsi twibutswa andi magambo akomeye Imana yabwiye Adamu ubwo yari amaze kwigomera. Uri umukungugu mu mukungugu, kandi mu mukungugu nimuzasubira. Abantu benshi bazi ko wenda Imana ibimucyurira, ariko nta kumucyurira kwari kuri hariya. Imana yikuriye Adamu mu mukungugu, irangije imuha impagarike, imuha kwema abarwema, arema ndetse aremarara. Ariko Adamu ntiyumva neza icyo Imana imusabye. Adamu atangira kumva yuko hari ukundi yabaho adafashijwe nayo, nuko yumvira ibindi bitari ya Mana. Imana ngo imurebe, ibona yabaye koko uko yarari atari yayigira. Ariya magambo rero bavuga uyu munsi kuri buri ruhanga rw'umuntu, ni amagambo atwibutsa yuko igihe cyose iyo ukuye Imana mu bintu, usigara uri umukungugu, usigara ntacyo uri cyo, ntacyo ushobora kubaka ngo kizafate. Uyu munsi rero w'Imana ntituzigera tuyivamo. Uyu munsi rero w'ivu ni umunsi wo kwibuka ko ku giti cyacu ntaho twakwikura. Nagira ngo rero buri muntu wese wifuza gutangira uru rugendo arutangirana uko guca bugufi, ko nta cyamukura ahari, kubwe atakwikurayo uko yagira kose. Hari ibintu byinshi kera najyaga numva nshoboye, ukagira gutya, ariko rimwe na rimwe ugashira amaryo.
ukamenya ko hari ibyo utashobora rwose. N'ubu ngubu iyo urebye umwana w'umuntu ukareba ukuntu ashaka kugerageza kwikura nko mu migozi iba yamujishe, uravuga uti yego ni byiza kugerageza, ariko ukaba wanavuga uti mu by'ukuri iyi migozi nkurikije uburyo ikuboshye ubwawe ntabwo ushobora kwikura muri iyi manga. Umunsi w'ivu rero turawutangiriraho urugendo rwacu rw'iminsi 40 yo kubohoka, ariko reka tubere umunsi utwibutsa yuko atari kubw'Imana tutabasha kuva mu byo turimo. Ikindi gikomeye uyu munsi w'ivu utwibutsa nuko utwibutsa ko ibitarimo Imana byose bizayonga. Iyo umuntu atangiye kubaka inzu cyangwa n'ibindi bintu bikomeye, aba yifuza yuko bizakomera bikagumaho. Ariko uyu munsi wa mbere utangira igisibo cy'iminsi 40 ni umunsi utwibutsa yuko udatangije Imana iteka ibyo yubaka bizasenyuka. Yaba yubaka igihugu, yaba yubaka umuryango, yaba yubaka ishuri, yaba yubaka ubukire, iyo yibagiwe Imana ibyo yubaka biba ari ubusa. Umwanditsi wa Zaburi yaravuze ngo Uwiteka atari we wubatse inzu, abayubaka abayubakira ubusa. Ariya magambo mperutse kuyasoma ntera urujijo, ntangira gusiganuza ngo numve icyo uyu muntu yari ashatse kuvuga, ariko yari yamaze kwitegereza areba ibiriho, aravuga ati atari Uwiteka wubatse kuko abantu babubakira ubusa, bazindukira ubusa kandi batindira kuryama ubusa iyo bakuye Imana mu byo barimo kubaka. Reka rero kuri uyu munsi wa mbere dutangiye urugendo rwacu rw'iminsi 40, uyu munsi w'ivu duheraho uru rugendo, utwibutse yuko muri uru rugendo turimo rwo kubohoka tutari kumwe n'Imana naho twagera. Mwese rero ndabatera umwete abashaka kurugenda kugira ngo dusabe Imana kutubohora, ariko reka turugende tutisunze imbaraga zacu, ahubwo twisunze imbaraga z'Imana. Nizo zizabasha kudukura mu manga ya yindi umuntu akomeje kurwaniramo kandi atabasha kwikuramo. Hari abana bakirwana no kwikingurira amagereza barimo, ariko bikaba bibagaragara yuko bitashoboka badatabawe n'ukuboko kw'Imana. Abisirayeli muri Egiputa uko bari bugenze kose ni kwari bukunde kereka batawe n'ukuboko kw'Imana. Iyo umuntu atekereje ko Imana yaturuka hirya ikaza ikamutabara, icyizere cyo kuva mu buretwa kiratangira. Reka rero uyu munsi w'ivu udutera umwete no kumva ko bishoboka kuva muri ya manga y'imbohe cyangwa se muri rya bohero umwanzi Satani ashobora kuba yaradukingiranyemo. Reka ubuzima bwacu rero tugiye gukomeza cyane cyane muri iki cyumweru burangwe no kwicuza no gusaba Imana imbabazi no kuyisaba kugira ngo ize muri ya manga yaho twabohewe maze bari yidukuramo. Umuntu nubwo ataremera ariko ngira ngo azemera muri we nta mbaraga bwite yigirira kereka iyo yazikesheje Imana, nizo mbaraga ziramba. Ariko akenshi umuntu akunda gushaka kwihagararaho, ariko ngira ngo uko bucya nuko bwira agenda abona yuko nubwo ashaka kwihagararaho nawe ubwe ntahahagaze. Mureke rero twebwe bifuza gutangira urugendo rwo gusaba Imana ngo itubohore. Mfite ibyanjye ndimo gusaba Imana ngo imbohore, nawe ufite ibyawe urimo gusaba Imana ngo ikubohore. Twiringire imbaraga y'Imana ituruka hanze ya gereza dufungiranyemo, ituruka hanze y'ingoyi turimo, kuko niho honyine hashobora kuva igisubizo. Iyo rero abantu batumvise uko kuri iteka bakomeza kurwaniramo imbere bashaka kuva muri gereza, ariko bitashoboka kuko bakingiranywe cyane. Nimureke rero uyu munsi w'ivu twebwe abagenzi b'iminsi 40 utwibutse yuko Imana yacu ifite ubushobozi kandi ku bwayo tuzava mu bitubushye. Hari inshuti yanjye nigeze gusaba gukora ikintu kigoye, hanyuma ndabibona koko kigoye, ayibwira nti ahari ubanza ubwawe utagishobora.
reka rero twisunga Imana kandi twese dutangire uru rugendo twumva ko kubw'Imana tuzagera aho twifuza kugera. Ngiyi intambwe ya mbere y'urugendo, ni ukwizera Imana tukamenya yuko ku bwayo tuzagera aho iduhamagarira. Uyu munsi rero nutwibutse yuko kubw'Imana tuzagera aho tujya, kandi ku bwacu gusa dupfuye birangiye, ko ku bwacu gusa nta wabasha kwikura mu manga twashyizwemo n'umwanzi Satani. Reka rero uyu munsi w'ivu utubere urwibutso kandi utwibutse ko imyitozo misa itadukura muri iyi manga ya gereza cyangwa se y'ingoyi Satani adushyiramo n'uburetwa bwe, ahubwo ko icyadukiza ari Imana yonyine ikadukura mu byo Satani atuboheramo. Reka nsoze subiramo amagambo ayo twabwiwe turi mu nzu y'Imana. Ni amagambo atwibutsa icyo ivu rimaze ku buzima bw'umukristo kuri uyu munsi. N'ubundi twari twibukiranyije yuko mu matwi yacu uyu munsi havugirwamo ya magambo Satani amaze gushuka Adamu. Ayo magambo Imana yayabwiye Adamu, ntabwo ukiri umuntu ahubwo uri umukungugu, mu mukungugu niho uzasubira. Ariya magambo rero turayabwirwa iteka kandi tukayibutswa iteka ku munsi w'igisibo. Mwese abagitangiye kandi bifuza kukirangiza, reka mbasabe ngivu mwashyizweho cyangwa se ikimenyetso mwashyizwe ku gahanga kibibutse yuko dutangiye igisibo, kibibutse ko dutangiye iminsi yo kwiriza ubusa no gusenga, kibibutse yuko dutangiye iminsi yo kwicuza no kubabara kubw'ibyaha byacu, ariko kandi kinababera urwibutso rw'uko turi umukungugu mu mukungugu, ko ku bwacu ntacyo twabasha kubaka ngo kizahame. Kandi ikindi, reka icyo kimenyetso kibibutse ko udafite Imana azahora ari umukungugu iteka ryose. Ngaho rero nimwambarire urugamba, dore turi kumwe n'Imana kandi ku bwayo tuzava mu manga turimo. Murakoze, nika twese dukomeze tugende nk'uko Imana yabwiye Abisirayeli.